yaraje aca bugufi aravuga ati nyakubahwa mwami, mbese aca bugufi arangije aravuga ati icyo cyubahiro mwamaye ngo ndabisobanura, ntabwo ari njye urabisobanura, ati ni Imana irabisobanura mu ijuru. Iyo ari umukozi w'Imana yerekana Imana, ntari we wiyerekana. Arangije aravuga ati mwami, Imana niyo igiye kugusobanurira. Ubwo ni ukuvuga ngo ya Mana utemera, ya Mana ntabwo ari njye, ni Imana igiye kubisobanura. Ikindi bari bamubwiye ibihembo baramuha, aravuga ngo izo mpano zigumanire, arabyanga. Abakozi b'Imana bose ibyo bahawe kubwo gukorera Imana barabyanga, kuko bazahembwa n'Imana. Muzabisoma mu ntambara ikomeye aho witwa Martin Luther bavuze mu ijambo ngo umukozi akwiriye guhembwa. Uwo Martin Luther yashubije ngo nibyo, umukozi akwiriye guhembwa, nibyo ndabyemera, ariko agahembwa n'uwamukoresheje. Agahembwa nande? Uwamuhaye akazi. Ni ukwiye kugenza gute? Iyo uri umukozi w'Imana, ubwo ninde uba waraguhaye akazi? Ni Imana. Ubwo ni Imana ibigomba kuguhemba. Ibihembo Imana itanga biranditswe. Noneho kuza nkavuga ngo ndi umukozi w'Imana, mwebwe mutampaye akazi akaba ari mwe mu mpemba, aho harimo ubuyobe. Umukozi akwiriye guhembwa nibyo, ariko agahembwa n'uwamukore. Niba turi abakozi b'Imana ukajya kumpemba atari wowe wampaye akazi, mba nkwibye. Ahubwo ndareka ngahembwa n'Imana yampaye akazi, kuko tuzahembwa mu ijuru tugezeyo. Mukumva ngo Arise ngo yaragiye ngo ajya mu irimbi, ngo i Remera ajyana amagi ajya ikuzimu, ngo ahantu ikuzimu bajya gutora amafaranga. Aho hantu ntihabaho, ariko nanone habaho hehe? Mu ntekerezo z'ababyizera gusa. Nta hantu habaho hitwa ikuzimu bajyanye amagi no mu kiyaga bagatereramo. Aho ntihabaho, yaba mu by'umwuka yaba hehe. Icyakora haba mu ntekerezo z'ababyizera gusa. Ni igihugu cyo mu ntekerezo. Neretswe ko abamarayika bane bakomeje gufata imiyaga ine kugeza igihe umurimo wa Yesu wo mu buturo bwera warangiriye. Nibwo ibyago 7 byamanutse. Ibyo byago byatumye inkozi z'ibibi zirakarira abakiranutsi. Bibwiraga ko ari twe twabateje urubanza rw'Imana. Bibwiraga ko baramutse badukuye ku isi bashoboye gukura ku isi abantu bameze nkatwe, ngo ibyo byago byahagarara. Isa adahari, ababyeyi babiri, umukobwa na nyina, bacuza agahungu kabo kavamo igikoresho karahabutaka mu ibwirizabutumwa gikaze. Muri kubyumva? Intumwa zikomeye ngo zirakigwanira icyo gikoresho cyitwa Timoteyo. Ngo iyo udakomeje kwihana ngo wivugurure, ngo Imana ifata umwanzuro ati nimugende, nibyo yarazi